icyo gihembwe nasanze uwari padiri bari baramwirukanye kubera minesi. inde uwari padiri baramwirukanye kubera minerivare. ubwo ni umunyeshuri wayoboraga abandi bamwitaga padiri. nyine ko bamwita padiri niko usanga akenshi mu kigo bavuga. nasanze baramwirukanye. sasa rero mbigishijeho gatatu bahita bakugira padiri tayari. isomo rya mbere nabanje kwigisha ntabwo munzi ariko mugerageze mwumve ibyo mbabwira simurebe ibyo nkora tayari nari maze kubafata. urumva bya bintu njya numva ni ukuri koko nk'umupadiri ngo aravuga ngo murebe ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora. we ni padiri njyewe nagize ngo ni abapadiri bose. oya bose bavuga ibyo ashaka. urumva nabaye rero padiri. urumva ko nari mfite n'impano yo kuyamusinga. yego kuwa gatanu habaga friday show y'abanyeshuri. nkajya kuyamusinga no gusunda noneho ni gute kameramani buriya arabizi. ni kwa kundi abanyeshuri bagira bumu nijoro bakazimya amatara wenda bagasigazamo nk'amatara yaka atabona cyane buri wese akabyina yisanzuye. niko gusunda se just gusunda ni uko nguko mu banyeshuri tubifata. yego ahubwo we nkata nkubaza kwisanzura uzi icyo ari cyo? kwisanzura no kugera ku nyama ugasanga ntawe uzihagazeho. kuri wowe kugera ku nyama ugasanga ntawe uzihagazeho nicyo bita kwisanzura. mu buzima busanzwe noneho kwisanzura mu buzima busanzwe kwisanzura no kuba wabona amafaranga. yego kuri njyewe rero kwisanzura ni iki? ni ukwishyira ukizana utarenze imbago zawe ukanawe ugafate. n'abakunzi badukurikiranye kwisanzura ni ukwishyira ukizana ariko utarenze iki imbago zawe. muri make ni ugukora ikintu cyose kigushimisha ariko utabangamiye mugenzi wawe. yego naho ngaho njye narishyiraga nkizana ariko ntarenze imbago zanjye. none se nyine wa mukobwa byaje kurangira gute? uwo mukobwa rero numva ko nahise njya mu ishuri ryo hanze sibyo mvuye mu gipadiri. ahangwa nahise njya mba padiri kuwa gatandatu nkajya muri korali ku cyumweru nkajya hehe kubabwiriza. kuwa gatanu nubwo twahasundaga. kuwa gatanu warasundaga. kuwa gatandatu nkajya muri korali. tukajya muri korali ku cyumweru nkajya kubwiriza. nkajya kubabwiriza. ukaziga kuwa kangahe se ubundi? twigaga nimugoroba. ntuzi se ko muri boarding nyine wiga nimugoroba. njyewe rero no kwiga kwanjye bwabaga ari intambara. ariko ndinze ndangiza amashuri batarantuma umubyeyi. urabafite se? babiri. ababyeyi bombi rwose b'imfura n'aho bari hose bakomere bibarutse umujene. just nuko noneho wa mukobwa rero sasa naje kujya nta mu rugo. atangira kubona umujene yatangiye kugenda azana kagasura gake gake ariko nanjye byanze kumvamo. byamvuyemo ari uko hari umukobwa wa prefe aho nigaga twashuditse ariko prefe yendaga kunyirukana. wakunze n'umukobwa wa prefe se? twarakundanye ntabwo fata nibuye ukaritera mu karere. nari nteyago muri biro no ahubwo umukobwa niwe yashatse kunshotora. yego akunda umujene aza mu kigo bwa mbere ugasanga umukobwa cyangwa se buri wese ashaka kumuharara. noneho njyewe n'indi n'urisizi irisizi no hano hambere abicyangwe icyangwe nshana subu kameramani y'amanura akareba noneho umutipe nasanze urutsiro. aya n'amafaranga iki ukuntu ibintu bimeze gutya wansanze urutsiro nyine tunawende no kwigendera. niyo mpamvu rero gutya usanze n'akavura kaguye ariko ubutaha ndifuza kuzaza ukareba ukuntu biba bimeze. utaha uzantumire nuntu mwereke icyangwe cy'urusizi ukuntu biba bimeze. mwereke icyangwe ukuntu biba bimeze. rero iyo bazi neza ngo urasirimutse ngo urakeye nibwo igikundiro cyiza. nk'ubu nawe ndakeka ntawagukunda usa n'imbobo ntabwo byavamo. ugira ngo wowe waza imbere ya kamera uzi neza ko udakeye. wowe buriya we ubanza kwireba muri fone ubanza ukareba niba usa neza wimakiye neza ntabwo waza nawe utabanje kwita. kameramani abanza gukurura abanza bakure ntabwo waza kuri kamera usa nabi. nagenze kuva mu gitondo ariko wavuye mu rugo wabanje kugira ukuntu wigenza. niyo mpamvu rero nkubwira gutyo iyo usa nabi abantu ntabwo bakwikoza ariko iyo bamaze kubona ukuntu usa nibwo batangira kuguha agaciro. niyo mpamvu uhora ku cyangwe. namaze kumenya ko ntimenye njyewe n'ubundi abo ngabo bazahoraho. hari abantu badukurikira ari uko babona ibyo dufite cyangwa se bitewe n'ukuntu tumeze ariko batazi background yacu ukuntu biba bimeze. none se
ngera muri Rutsiro bwa mbere numvisha uri n'umusitari niwe Yego. muntu bahise bandangira barambwira ngo wagiye kwiyahura kubera umukobwa yakwanze. Njye njya kwiyahura? Yego. ngo wakunze umukobwa ngo arakwanga ngo ujya kwiyahura, niba waragiye mu Kivu, niba waragiye iwawa nabonye muno yenda guturana nawe. None se ni wowe kwa prefe byagenze bite? Ngira ikintu nkubwira. For example, nanjye mfashe content nonaha avuga ngo nako nta nubwo nanyibwiye rata. Nta nubwo wanyibwiye. Bibaze ko twatangiye uyu mukobwa atanyibwiye. Njye nakwibwiye. Njye nakubwiye ndiganza yiganze TV. Iyo ni channel wambwiye. Yego. None witwa Iganze. Ubwo yego. Iganze. For example, ndamutse nshize nka content ngavuga ngo Iganze uyu munsi twasambanye. Sibyo? Nabivuga. Nkanabivuga ahantu hose. Washingira ku cyo bihakana wowe. Wowe byumvishe. Ari njye wabivuze. Biragoye ko nabihakana kuko niyo nabihakana hari ababifata nkaho mbeshyerwa hari n'ababifata nk'ukuri. Just wamaze kumva ko hano Rutsiro banzi. Buri make ikintu cyose nanjye nshobora kukuvugaho bashobora kuba bakeneye. Kandi ariyo mpamvu naje kugushaka ngo uduhe ukuri. Ukuri guhari ni uku nguku. Iyo umuntu ari kugira icyo akora cyangwa se ari gutera imbere hari byinshi bimuvugaho. Ubu wambwira impamvu Papa Sava atarashaka kugeza ubu ngubu. Papa Sava asanga atarabona inkwano. Ariko buri wese aravuga, abenshi baravuga ngo ni ubugoryi ngo yaragumiwe. Ariko si niko kuri. Ukuri guhari. Njye nanatekereje ndamutse nanatekereje kwiyahura. Ndamutse mbitekereje. Yego. Kiri ku Rwanda rusigayemo njyewe njyenyine. Shana ari nababaye narebaga ukuntu uri umutipe mwiza ukiri mutoya nkibaza wagiye kwiyahura habaye iki byagenze gute. Ariko disi hari abantu nzi biyahuye kandi bandusha n'uburanga banabigerageje. Oya Rutsiro nabonye ari wowe mutipe wenyine uhari, aba n'abandi barahari ariko nabonye ari wowe ufite izo fresheri zingana uko. Barahari n'abandi benshi. Byanashoboka rero ahubwo abihora kwa makuza bose soko hari icyo umuntu abahurishagwa ari mu gihe umuntu abagira depression. None se nshimye ko mpakaniye yuko utiyahuye. Sinanabitekereza. Tujya kwicara kuri aka gasi murabizi. Yego. Uriya mukobwa wicaye hariya twamusanze ari kurira yaniyahuje inzoga kubera wowe. Wanasanze duhagararanye hariya. Nasanze muhagararanye arimo ararira yaninyariye yaniyahuje inzoga mubajije ambwira ko ari ukubera wowe. Nabyo urabihakana se? Kuko byabaye ibyo ntabwo nabihakana ariko ubwo urimo uratuma abantu bagira toromo. We yariraga sibyo, ariko mu by'ukuri ntabwo ari njye wamurijije sibyo. Uriya mukobwa yaje asanga andi njyenyine ambwira ko nkunda. Uribana mu nzu se? Ngo ndi njyenyine. Njyenyine uretse ko mu minsi ishize nabanaga na grand frère yagiye rero mu kazi bundi njyenyine. Yaje nsanga nyine ndi njyenyine, ubwo nari na njyenyine ku ruhande rwanjye. Yego nta mukunzi ufite. Yego. Azambwira ngo dukundane. Ndamubwira ngo njyewe rero ntabwo ari ubwa mbere naba nkundanye bakambabaza ariko gake gake ni rwo rugendo. Yego. Sibyo yaje asanga rero ndi njyenyine mbimubwiye ndamubwira tugende gake gake. Mu minsi 3 yonyine tumenyana namusanze mu kabari. Kandi namubajije nkamubaza kuri umukobwa mwiza niki cyatumye wihindura uku, niki cyatumye uba umusinzi, akambwira ko wahise umutera inda ukaba wabihakanye. Njye namuteye inda. Sinarimo hagararanye se? Disi nanayimuteye abagize amahirwe. Yabatomboye. Uzi kumubwira niba azi neza ko nayimuteye ni ukuri yabatomboye pe. Ntabwo namwihakana. Ahubwo icyo namujijije ni uko nasanze ari mu kabari kandi namubujije. Umukobwa wo mu kabare arijya ukura umwana mwiza ariko iyo uzi neza ko ari uwawe umubuza kujya mu kabari. Nasanze ari mu kabari ari no kubyina n'abasinzi yandagaye buri wese akora ashaka. Ambonye igihunga kiramufata amubwira ngo genda rero ugumene nabo muri kumwe. Yego. Just none usanze yari rero ambonye ndimo manuka tukubitanya yarazamuka n'ubundi avuye mu kabari nawe wabonye ko yari yasinze. Yego. Avuye mu kabari. Usanze ndi kumuhoza amubwira ngo natuze nyine ndi kumuyihumure mubwira ko mpari ariko nta nubwo mpari. Nge ndi busy. Nese kuki wamubeshyi iyo umubwiza ukuri akiyakira? Oya iyo mubwiza ukuri yara ntago nari kuhava.
byabaye ngombwa yuko mubesha nkamwereka ko mpari ariko ntanahari, ariko nawe arabizi naramuhakaniye. Sinzi neza niba washyigikiye uriya mukobwa. none se ntabwo umukobwa mu kabari we wamukunda ukaba wamuhindura ukamushyira ku mico wumva ibyo nibyo ushaka? nagerageje, ariko hari akantu kakaba akageso ku muntu bikaba karande, bikaba ingeso ikaba ibindi bindi. Niba umuntu umubwiye ngo va mu kabari rimwe, va mu kabari, ari umwana w'umukobwa uri kumubwira ngo ndashaka kuva mu kabari, yewe nene namwemereye ko n'izo nzoga yajyaza akazinywera mu rugo cyangwa se akajya akazinywera iwabo, nkanazigura yewe akazinywera iwabo, ariko akarenga akajya mu kabari kuyiwara. ugura igiki? biragoye. none se buriya nka buriya agiye kwiyahura, twamusize hariya kandi wabonye ukuntu ntabwo twamusize yajyayo ameze. nayo, sineza ko atajyayo. naramubwiye n'uyiyahura ngo ntabwo uzaba unyeretse ko nkunda, niba unkunda hangana, hangana ntucike intege. agacika intege ejo ndava i Rutsiro, aragomba gukundana n'abandi bahuje ibitekerezo. njye ndi busy, umukobwa udashobora kwicara ngo akubwire ngo hari imishinga ufite nanjye ngufashe, cyangwa se mfite imishinga iyi n'iyi n'iyi, ngwino turebe ukuntu twabigenza, akahora mu icupa. nawe ntabwo ari umukobwa. ahubwo wowe nkakubaza imishinga ufite n'iyihe? njyewe se ushaka kumbera sherise? ni ukubaza kugira ngo tumenye. hari ukuntu wumva ibitekerezo by'umukobwa ukumva nyine ari underground, ameze nk'inkandagira bitabo. yego. buriya kugira ngo nyahereze uriya mukobwa nayaha wa wundi uri Nyabugogo gucuruza inyanya ku muhanda. buriya uriya umukobwa amafaranga yose yansaba nayamuha nyafite, ko mba mbona nyine afite mu mutwe to, nta mwanya afite wo gutekereza amafuti. azinduka saa 12 yigira ushaka amafaranga. none imbesire yirirwa yicaye iwabo yimakiya, ese imakiyaje aba yazikwiye? yego, ni ikibazo. wenda we nabyemera. nese ubundi tubwire, wumva umukobwa wakunda ari umukobwa umeze ute? icyambere cyo agomba kuba afite uburanga, nta buranga ntabwo byahavamo. karabaye nagira uburanga akabura umutima. ibyo bintu birabihindura, ariko isura ntabwo umutima. wayihindura. imikino mujye muyirekaje, ingeso wazihindura ariko isura y'umuntu ntabwo wayihindura. bakunzi ba Ganza Iganze TV, muze kujya muri komenti mutubwire ngo aho kugira ngo ngashake umukobwa ufite isura afite imico mibi, birashoboka ko wamuhindura akagaruka. umukobwa ujyana mu muhanda bakavuga cyaze umujene afunzemo neza, kuko imico wamujyana mu rusengero ukamumazamo umwaka ari gusenga arahinduka. iyo mikino namujyana kuba pasiteri akamusengera, abaye Mariya. uramusengera. ubwo ushaka isura ntushaka umuntu. reba Imana, reba umukobwa yatoranyije. ndinde wo gutora umukobwa mubi, Imana yaratoye umukobwa mwiza nka Mariya. ahubwo hari murumuna wawe ufite tayari ngo byamaze kuba. burije ibiganiro byawe ndabona byo bitazashira, ntabwo byarangira rwose. nakagaruka kandi aho ndi butaye harimo intera ndende, nawe urabizi kuva Rutsiro ugera Kigali ni inzira ndende. ahubwo tuzahurira i Kigali utaha abakunzi. niba mwamukunze murajya muri komenti mutubwira azakutuzanire part 2. ya part 2 noneho nzaza ndekura imiriro. ari ukuntu nshaka kuzababwira ukuntu nambaraga ikanzu ndi umupadiri. wowe maso nyine bakanure kandi ubwo mba mbarabuye. abakunzi ba Ganza Iganze TV rero, aha twari turi ni Rutsiro, ubu natwe dufatiyeho dutaha muri Kigali. twagiye twongera gushimira abantu mukomeje kudutera inkunga mukora subscribe, munareba ibiganiro byacu. Uwiteka Imana ajya bagura mu byanyu namwe, abagurira imbago nk'uko yazaguriye ya besi, abumvire no ku munsi w'amakuba yanyu. Bye. Imana ikomeze ibandebera icyoroshye. Viva Major, mwenye sauti hizi sound chocolate boy, Mr. Storyteller.